sha mwakingwesha kumana yacu abantu nabagome ako murabona ibintu munkuyemo koko mwakingwesha ariko ubu ngubu murabizi ko mfite ubushobozi bw'uko nahita nkora n'urupangu koko uvuze ngo iki giti amagambo uvuze bayasubiramo byo narimo ndivugira ariko hano bakinze ntago bari gukingura nese bigutwaye iki birakureba nese nagura ko ndi hanze y'igipangu ikibazo kiri he nyine ni iwawe se hanyingiranye ni iwawe se bagukingiranye ngaho komanga ahubwo ikibazo kiri hano kubera icyo utarataha okay nyine ngiye nagiye kugura agasabune hariya hirya nta n'iminota 10 cyangwa 12 namaze ngarutse nsanga banyingiranye uko bagukingiranye nyine wafashe umwanzo ko ngo ukure kino gipangu nkaho wacyubatse oya nabakangaga kugira ngo bakingure ariko uziko maze amasaha 5 ahanga ntago bishoboka ariko nge nzi ko mwanatashye ubwo ngubu nyine wumve ko ari nge wagize agatekerezo ko kugenda nkagura agasabune noge mite nigendera none banyingiranye bishoboka bitese ko bakinga igipangu cyane washa we urajya ngo se barakumva iki amaye ngiye maze amasaha arenga 3 ngiye nagiye kugura isabune ukiva hari nagiye kuyigura nta n'iminota 10 ariko yarenze 12 cyangwa 15 arose ko ari amasabuni hari zawomo ni gutonde ko we hakore ibintu nani nagasuzuguro ntabwo numva ukuntu umuntu amfungira ni wanjye amaye nyamara ushaka utuze dutegereze ubu nise ndwa gukingiranye niba ari muri umuna wawe niba ari mukuru wawe sinzi ariko ni mukuru wawe ni muri umuna wawe uretse gatoya urashaka kumbwira yuko ubakiri mu gipangu uko waducumbikiye ni mugoroba usibye nge wagize agatima ko kujya gushaka isabune ngo nongere noge mite nigende bose baryamyemo hano ce n'est pas possible ntabwo byumvikana ariko sha washaka muzi ko kiri gipangu ari cyanja ibi ni bikira giti tukugarukaho gatoya ubundi kuri umuyobozi ko mwaraye munsuye bikaba ngombwa ko murara hanga ubundi uri muyobozi nyabaki ugeze aya masaha kiri mu rugo rw'umuntu utangiye kunyurira ariko ngewe nakoresheje ubwenge nk'umuntu w'umugabo nese nibe nagira ngiye kugura isabune kugira ngo noga abandi ko barimo hariya nta n'uwigeze atekereza kuvanga afate inkweto ze ari bwambare azihanagure atahe ntawe ufite igitekerezo cyo gutaha bose bari mwahanga hako wanahamagaye se banga kugukingurira amaye mpamagara iyanjye irimo hariya ngiye guhamagara madamu se muhamagara madamu sinzi niba afite telefone mu ntoki ariko cyo nziho nuko nasize yicaye muri salo umugore se shanga azanyitabe kigore cyo wahamagara umukozi kigore kitika ama telefone kamamagara umukozi kigikoze se shacyo none wagira ngo nicyo boss wanjye ko atari kwitabasa sibyo nakubwiraga ubu ngubu wabona barangaye ntawamenye urambura nicyo kigorera umukozi niyitaba umugore niyitaba ko wakwizimbwaye harya ngo namukurangera cyari bo hariya nakubwiye ngo uko wadusizemo hariya bose barimo Mbati zirikana yuko isi yacu yameze amenyo ibyo tubona ubu sibyo bya kera iraturyamano twarumiwe zirikana sibyo banganya umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimama twashaka kukugira tinda iragumaze gutera nibwo butwari turagukunda rimwe na rimwe tubura amagambo tubivugamo twumva twaguhobera gusa tugatuza urukundo rwacu urubavu rwacu ibyo ntukabishidikanyeho turagukunda ndavuze ngo icyo twavuga
fata ibintu n'ibigutana. Ntabwo ngubembereza, ntabwo ngusaba, ntabwo ngusobanuza, nta kintu kimwe ndiko gusaba ngaha. Tudatinze injira muri kiriya cyumba uzinga icyitwa cyose kari cyawe, mbona undegera mu nzu. Ndavuze ngo singa ushaka mu nzu iwanjye. Se mugabo. Ndavuze ngo iki? Se mugabo. Ndavuze ngo singa ushaka iwanjye. Ndawe badusobanure ko aricyo kiri aha ngaha. Bongeye nyine narebye kira mu cyo bita logique mu nyurabwenge, ndavuga ni uko biri kose nta kintu mfite cyihutirwa mu rwo njya gukora. Ndavuga ni naza nkokipa uyu mwanya ndi hano nkaba ndi mu rugo nkabitaho nawe nkanabafasha uburyo mwakomeza kubombagira inama zubakira umuryango wanyu. Uraba mutangiye kubyimbira iwanjye. Wabwa we none kucukira aha ngaha. Nyine narebye gutaha ngeze ku muhanda nibuka ko nasezeye mushiki wanjye kandi ari ubutumwa ngo yari yambwiye ngo agomba kugenera ababyeyi. Nahagarutse ngo bumereze ariko nanone nanafungure naye mazi. Hanyuma wowe hagati. Boss urabizi ko mu gitondo twari twavuganye ugiye kujya ku kazi mbaza ikibazo mfite. Maze kukikubwira rero ubwo nagutegereje kugira ngo ndebe ko nutaha uraza nyine tukabyumvikana neza. Hanyuma wowe none ukukira ngaha. Madamu yagiye ajyana na cya kigoryi ngo ni sedo cyazanye na gitifu. Ndumva ko rwose ntabwo navano giye muranyongera iminsi yo kuba ndi hano kuko buse najya he. Wowe tuzanye none ko ukukira ngaha. Niba tuzanye naguvuze gugomba kubura ngaha utucyokera mu nzu vapo. Ariko pati nagusobanuriye ko ngewe ari nge mugabo wagize igitekerezo cyo kujya kugura agasabune haza nkoga nkahita nitaye. Siko twaje nkubwiye. Ariko reba abangaha bose nurebe ibyo tubasanzemo. Ahubwo bababaza icyo bakora hanga kuko ngiye mfite gahunda yo gutaha. Wenyine cyote kugiturame hanga. Base kumusobanura. Uzasobanurire nyoko na so. Soka. Ndavuze ngo runo rupangu maze bahanga basomye. Kandi kino gitekerezo cyo gukina n'umugore wa boss niwe wakizanye. Nshimye ko badusoye hanyuma ubu ngubu none turarara he. Wikivuna rwose hano hari umugabo urarana ubutiku n'ubugambo niyo yaryamye abari kurota avuga. Ngo turarara mu mahoteli, ufite amahoteli. Niho tugiye. Ni sawa. Rega buriya hoteli zanjye zose zirabokinze kandi hoteli mfite hafi iri muri Australia. Ahubwo igitekerezo cyiza reka tujye kurara ku murenge. Ampaye nka data. Hanyuma ubwo mwakoze ikihe cyaha?